nje guhumuriza umutima ubabaye, nje gusubiza mu wacitse intege, nje kuvugana n'umuntu uri mu nzu y'imbohe, nje kuvugana n'umuntu urararira, nje kuvugana n'umuntu ubuze ibyiringiro yuko hari imbaraga zibohora, yuko hari imbaraga za gukiza izo ngoyi, yuko hari imbaraga za gukura muri ubwo bubata, yuko hari imbaraga za gukura muri ako kaga. Nemeye guca bugufi cyane mbere y'intebe Imana, aho niho nzahora nishimira anezerwa nawe. Nemeye guca bugufi cyane mbere y'intebe Imana, aho niho nzahora nishimira anezerwa nawe. Iby'ejo byarabaye ariko byararangiye, uryamura umukene ukabyukura umukire. Iby'ejo byarabaye ariko byararangiye, uryamura umukene ukabyukura umukire. Nibagirwa ibiri inyuma ntasigire ibiri imbere, nibagirwa ibiri inyuma ntasigire ibiri imbere, nibagirwa imiruhindi nkatera amarira nkaruhuka. Nibagirwa ibiri inyuma ntasigire ibiri imbere, nibagirwa ibiri inyuma ntasigire ibiri imbere, nibagirwa imiruhindi nkatera amarira nkaruhuka. Shalom, 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 abaduteze amatwi mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije kuvugwa neza aho bwakeye, mwaramutse mute, aho bwije mwiriwe mute, Imana ebane namwe. Ni jyewe Pastor Ntamungu Aroni, kandi wabasezeranyije ko uyu munsi itariki ya none, itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu, tuza kuba dufitanye ikiganiro, twari dufitanye rendezvous yuko duhura. Umunyarwanda aravuga ngo aho imfura zisezeranye niho zihurira. Maze iki ni cya kiganiro tubazaniye kuri Hembuka Voice TV. Iyi ni rendezvous twari dufitanye namwe yuko uyu munsi itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu tuzaba dufitanye ikiganiro, kandi ntikirangira uno munsi gusa, ni ikiganiro kizakomeza, twumva indirimbo, twumva ijambo ry'Imana, twumva ikintu cyose cyadufasha giturutse ku Mwami Imana kizahembura imitima yacu. Mbere ya byose reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe, waturemeye no munsi ngo tunezerwemo, waduhaye umunsi ngo tuwishimiremo, kuba turi amahoro turabigushimiye. Hari benshi bifuje kugeraho ntibyashoboka, kuko hari abapfuye, hari abamugaye, hari abafite ibibazo bitari bimwe, ariko twaduhaye imbaraga, duhaye ubuzima kugira ngo Mwami twongeye kuganiriza imbaga z'abantu benshi kubw'imbaraga z'ijambo ryawe. Mana, ushyigikire ijambo ryawe, kandi abatega amatwi baze kwakira imbaraga ziva ku Mwami Imana. Mu izina rya Yesu, ntabari gisobanura, abari umfasha kugira ngo sobanure imitima y'abantu bawe kwakira imbaraga zituruka kuri wowe. Mana, savye nizeye kubyumvise kandi bikoze, bicishije mu izina risuba amazina yose rya Yesu Kristo, mwana w'Imana, Imana nzima, dusuje tunezerewe twese tuvuge ngo amina, amina, amina. Abatizera iryo jambo, ariko ni ijambo ry'imbaraga ry'Imana rivuga ngo bibe bityo. Nta kindi rero mbazaniye ijambo ry'Imana, ni ku isezerano ryavugaga, ni nako nabasezeranyije, kandi mbasaba ko muzansengera, nanjye nzakomeza gusenga, kuko tuzakomeza kubana namwe mu bihe bitandukanye, twiga ku bintu bikomeye dukeneye kugira ngo bishobore guhembura imitima yacu. Iri rero ni ijambo ry'Imana turi busome, kandi ryo tuzishingikirizaho. Tuzavuga ibyo mu bwenge bwacu, tuzavuga ibyo twifuza, kuko
ni benshi, amateleviziyo ni menshi, abaganiriza ni benshi, ariko twebwe tuzibanda hejuru y'ijambo ry'Imana. Kandi intego ni imwe, n'intumbero ni imwe, no kugira ngo abantu bashobore guhembuka mu mitima yabo. Mu izina rya Yesu Kristo, nzi ko kubiba ni ukwacu, ariko gukuza imbuto ni ukuwiteka. Yewe nzabiba ijambo, ariko Imana niyo izakuza iryo jambo mu mitima y'abantu bayo. Sinzi ibikuremereye, sinzi ibikuruhije, sinzi ibyo urwana nabyo, sinzi ibyo ugambiriye, ariko Imana yanjye nkorera, nemera, nizera, izi biri mu mutima wawe, wowe aho utuye, izi ibyo ugambiriye, wowe aho ukorera, izi ibyo ukora, wowe aho uri hose, Imana irabizi. Niyo mpamvu ngiye kubiba imbuto, ariko uwukuza ninde? Ni Uwiteka, Umwami Imana. Nimunyemerere rero dusangire ijambo ry'Imana. Kuba afite Bibiliya ushobora kuyigendana muri telefone, ushobora kuba unayifite, cyangwa se uri mu kazi, mu buzima butandukanye, ariko nyemerera dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turagisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ni ibice bitatu, umurongo ni uwa 19. Bibiliya ivuga ngo, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bibabarirwe, ngo iminsi yo guhembuka ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Twese tuvuge ngo amen, haleluya, haleluya, amen. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Bibiliya rero niyo twishingikirizaho mu byo tuzavugana namwe, mu byo tuzaganira muri no minsi, ibihe biri imbere, uko Imana ikidutije ubuzima, tuzatuvuga ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntirisaza, ijambo ry'Imana ntiricuyuka. Abantu barahinduka, ibihe birahinduka, ariko Imana ihora ari yayindi. Mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 8 haravuga ngo, uko Yesu Kristo yari ari kera, n'ubu niko ari, ni nako azahora ibihe byose. Abantu barahinduka, ibihe birahinduka, ariko Imana yacu ntabwo gihinduka. Reka dusangire kuri ijambo ry'Imana ryitwa hembuka. Hembuka ni ijambo Imana ashyize ku buzima bwanjye, ni umutwaro Imana impaye kugira ngo nganirize abantu. Uti kubera iki? Ushatse kubaza impamvu zisobanuye, ndaza kuguha na contact zanjye kugira ngo uzambaze mu buryo busobanuye. Ariko mu minota tugiye kumara nawe, naho ugiye kubasobanura kuki tugiye kuvuga ku ijambo ryitwa hembuka. Nuko abantu benshi baboshye, kandi baboshye mu buryo butandukanye. Uyu munsi abantu barambara bakaberwa, tugahurira mu bukwe. Uyu munsi abantu barajya muri salo bakaza basa neza, babakozeho basa neza, ariko hari imbaraga ziboshye abantu benshi cyane mu buzima butandukanye, mu bihe bitandukanye, biba ari abagabo, biba ari abagore, biba ari urubyiruko rwo kuri ubu, bibe ari rw'abasore n'inkumi. Abantu baraboshye, kandi si nta byiringiro gifite. Dusomye ibinyamakuru, tukareba ibera ku mbuga nkoranyambaga, tukareba ibikoreka hirya no hino, nta byiringiro bihari. Abantu batakaje ibyiringiro, ariko Imana impaye umutwaro kugira ngo nganirize abantu bazadukurikira kuri Hembuka Voice TV, ijambo rivuga ngo hembuka. Haleluya. Abantu baraboshye, abantu nafashe urugero rumwe dusanga muri Bibiliya. Reka dufate urugero rufatika. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, nuko mwihane muhindukire kugira ngo iminsi yo guhembuka ibone kwiza iturutse ku Mwami Imana. Ana magambo Petero na Yohana bavuze muri cya gihe bajyaga mu rusengero, ngo hari ikirema cyari kwibaraza ryitwa ryiza. Iki kirema rero cyasabirizaga abinjira n'abasohoka mu rusengero, kuko cyaribwiye kiti, abantu bagomba kugira impuhwe, abantu bagomba kunyumva, n'abasenga. Oh my God, ese waba usenga? Ndagira ngo tuzanaganira, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ikirema kigira inama kiravuga kiti, abantu basenga nibo banabara, abantu bajya mu nzu y'Imana nibo bakumva umubabaro ufite. Ariko biratubwira ngo abantu barijiraga bakakibona, bamwe bakaba bagifasha, abandi ntibagifashe, ariko bagatangazwa n'icyo kirema cyahisemo guhagarara ku ibaraza ryitwa ryiza. Ngo umunsi umwe, vuga umunsi umwe, ngo Petero na Yohana binjira mu rusengero, batumbira cya kirema kimaze iminsi gisabiriza, kimaze iminsi
bamaze iminsi babona kuri iryo baraza, ngo barangije barakibwira bati turebe dutumbire mu maso. Intumbiro cyangwa ibyiyumviro bya cya cyema ngira ngo byari birindiriye yuko Petero agiye gukora mu mufuka akagiha amafaranga menshi cyangwa akagiha ifeza nyinshi. Ariko Petero aravuga ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite nicyo ngiye kuguha. Vuga uti amina, amina cyane, haleluya. Sinzi ubuzima ubayemo, sinzi ahantu utuye, sinzi ibyo uciyemo, ariko hari icyo abantu bakeneye kiva kuri wowe. Abantu ntabwo bakeneye ifeza, abantu ntabwo bakeneye izahabu, kuko abafite ubutunzi nona, abafite ubushobozi nona bariyahura, abandi baranywa ibiyobyabwenge, abandi bararyama ntibasinzire. Bivuga ngo nta gisubizo kiri mu ifeza, nta gisubizo kiri mu bifatika. Ariko hari icyo mugenzi wawe akeneye, hari icyo umuryango wawe ukeneye, hari icyo abana bawe bakeneye, hari icyo igihugu cyacu gikeneye. Haleluya. Petero aravuga ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ngiye kukiguha. Abantu dukeneye ijambo ry'ibyiringiro, abantu dukeneye ijambo ry'ihumure, kandi si ijambo twebwe tuzahimbahimba ngo turishyiraho dukore mu marangamitima y'abantu, dushyushye abantu ngo barahumuye. Oya, ahubwo ijambo dukeneye ni ijambo rituruka ku Mwami Imana, ni ijambo ry'Imana. Kuko iri jambo ryitwa huios, ni ijambo ryahumetse mu Kigiriki, ni ijambo ryahumetswe n'Uwiteka, ritandukanye na logos. Logos ni ijambo ry'abantu bavuga, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo ryahumetswe. Ni uko ngo Bibiliya yarahumetswe. Abantu bakeneye ijambo ryahumetswe riza mu mitima yabo rikabatabara, rikabahumuriza, rikabakiza, abandi rikababohora. Haleluya. Ndamwe ndasenga kugira ngo mugende mo kubwiriza ubutumwa bwiza, niba hari umuntu woshye, urubyiruko ruboshywe n'ibiyobyabwenge, abantu babuze ibyiringiro, ingo zirara zishya bwacya zikazima, ariko ndagira ngo sabe Imana mu mbaraga z'ijambo ryayo, nohereza ijambo ryayo mu miryango, mu rubyiruko, mu kazi, mu buzima bw'abantu, kugira ngo abantu bongere kwakira guhembuka mu buzima bwabo. Noneho Petero abwira cya kirema, aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfite ngiye kukiguha. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, wakirema we, haguruka ugende. Ndagira ngo mbabwire bantu mwese muteze amatwi ino Hembuka Voice TV, mbabwire ngo abantu dukeneye ijambo ry'ihumure, abantu dukeneye ijambo ry'ubutabazi, abantu dukeneye ijambo ry'imbaraga. Petero yaravuze ngo ubwo abantu baje gusamarira cyangwa se gushengerera icyabaye ku ibaza ryitwa ryiza, baravuga bati kira si cya kirema twari tuzigisabiriza, baravuga bati nibyo koko nicyo none cyahagurutse, habaye iki? Petero abona mu mitima y'abantu yuko abantu bagiye kumusingiza, yuko abantu bagiye kumuramya, yuko abantu bagiye kumushyira hejuru, akibagirwa iyamutumye. Petero arareba arabwira ati mwabantu mwe nimutuze, mwabantu mwe nimuceceke mbabwire, si imbaraga zanjye, si ubwenge bwanjye, si amashuri yanjye, si umwuga wanjye, si aho nkomoka, ahubwo imbaraga za wa wundi mwanzi, imbaraga za wa wundi mwagambaniye ku musaraba, imbaraga za wa wundi mutaciriye mu mitima, nizo zikoze ibi ngibi. Haleluya. Mu yandi magambo, Petero yaramije Imana, ashyira izina ry'Uwiteka hejuru. Ndagira ngo mbabwire, ino TV yacu, iki kiganiro cyacu tuzaririmba, tuzavuga n'ijambo ry'Imana, ariko mu kuririmba, mu kuramya no guhimbaza, ndagira ngo mvuga agace gatoya yuko kuramya kuzuye kutagizwe n'indirimbo, ahubwo kuramya kuzuye kugizwe n'imibereho myiza abantu b'Imana babayemo, abantu b'Imana babayeho. Uyu munsi abantu ntabagishaka kuramya Imana, uyu munsi abantu ntabagishaka guhimbaza Imana. Nibyo ushobora kubikora mu mpano, ushobora kubikora ukatunezeza, ariko mu mutima wawe harimo ibindi bintu, mu mutima wawe harimo iyindi migambi. Niyo mpamvu umuntu atangira neza agasoza nabi,
niyo mpamvu umuntu uyu munsi yambaye uruhu rw'umukozi w'Imana cyangwa rw'usenga ariko imbere ibikorwa bitari byiza. Imana rero guhera mu gihe cyayo cya Esaya n'igihe cya Yohana Umubatiza, Imana ikeneye umuntu uyiramya mu mwuka no mu kuri. Umuntu uramya Imana mu mwuka no mu kuri habaho kubaho kwayo, kandi aho Imana iri haba ubuzima, aho Imana iri haba amahoro, aho Imana iri haba ubutsinzi, aho Imana iri haba ihumure, aho Imana iri haba indirimbo. Nje guhumuriza umutima ubabaye, nje gusubizamo uwacitse intege, nje kuvugana n'umuntu uri mu nzu y'imbohe, nje kuvugana n'umuntu urararira, nje kuvugana n'umuntu ubuze ibyiringiro yuko hari imbaraga zibohora, yuko hari imbaraga za gukiza izo ngoyi, yuko hari imbaraga za gukura muri ubwo bubata, yuko hari imbaraga za gukura muri ako kaga. Petero avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nuko mwihane muhindukire. Kwihana ni igikorwa kimwe nzavugaho, guhindukira ni ikindi nzavugaho. Ariko mu ncamake gukizwa ni iki? Ni ukwihana no guhindukira. Gukizwa bitandukanye no gusenga. Abantu barasenga, urasengera aha ugasengera aha, abandi bagasengera hari, abandi bagasengera hari. Ubu abantu basenga ni benshi, ariko abantu bakijijwe ni bakeya. Tuzabatandukanya dute? Tuzabatandukanya mu mbuto zabo. Usenga arasambana, usenga arabeshya, usenga aragambana, usenga ariyahura, usenga aricana, usenga aragambana. Ariko umurokore yitandukanya n'ibyo byose. Haleluya! Umurokore ni uwahindutse bushya, ni uwabaye icyaremwe gishya. Uyu munsi Imana irashaka kugira umuntu ibohora izo mbata za karande, ubwo bubata bw'umwijima, ubwo bubata bw'icuraburindi. Imana ikeneye abantu bayiramya, bayisenga mu mwuka ndetse no mu kuri. Niyo mpamvu Imana yampumekera ambwira ngo mbwira ubwoko bwayo mu bice bitandukanye, mu bihe turimo bya nyuma by'ubuhenebene, yuko hakiri ibyiringiro, yuko abantu bakongera bagahembuka bakaba bazima. Noneho iteraniro ryacu rikaba iteraniro ryuzuye imbaraga z'umwuka wera, kubwiriza kwacu kukaba kubwiriza kufite imbaraga z'umwuka wera. Imbuto zikurikirana ibyo tuvuga bikaba bizima. Iri jambo ryitwa hembuka, iri jambo ryitwa hembuka tuzarikora mu buryo bubiri. Tuzobwiriza ijambo ry'Imana, ariko tuzabohora n'abantu, tuzahembura n'abantu mu buryo bufatika. Nzafatanya n'abantu bafite umutwaro. Yewe kera nkikizwa ndakijijwe ndi umwana mutoya mfite imyaka mikeya, ariko nakuze mbwirizwa amagambo akurikira: mbwirizwa urukundo, mbwirizwa kwihana, yuko umuntu yakijijwe atagomba gukora ibiteye isoni, yuko umuntu yakijijwe atagomba kwivanga n'ibidafite umumaro, kandi mbwirizwa icyitwa urukundo, yuko ntagomba kurya undi ashonje, yuko ntagomba kwambara imyenda ibiri undi yambaye ubusa. Niyo mpamvu ivugabutumwa tuzakora, ikiganiro tuzakora, tuzafasha n'abantu, tuzasanga n'abantu babaye, ntago tuzabarangiza mu gihugu. No mu gihe cya Yesu ntago arangije abakene, no mu gihe cya Yesu ntago arangije ibibazo, ariko tuzakora igikorwa cy'urukundo kugira ngo ibyo tuvuga tubishyire mu bikorwa. Uyu munsi abantu bafite ubushobozi, uyu munsi abantu bafite imbaraga z'amafaranga, ariko ntibirata mu gukora ibyiza, ahubwo barirata mu gukora ibibi. Ugasanga umuntu yirase koko yasamaye cyane, ugasanga umuntu yirase koko yanyoye ibiyobyabwenge, ugasanga umuntu yirase ko yanyoye inzoga kurutiza abandi. Ariko nashaka mbabwire ngo imbaraga z'Imana izamara kuduhembura. Nzafatanya n'abantu tujye gufasha abantu. Wari uzi ko hari abantu badafite umunyu? Wari uzi ko hari abantu batabona isukari? Wari uzi ko hari abantu badafite imyenda yo kwambara? Wari uzi ko hari abantu badafite n'aho kuryama? Tuzafatanya n'abantu bafite umutwaro, tuzafatanya n'abantu bafite inyota, kugira ngo duhembure abantu mu buryo bw'umwuka, tubahembure n'uburyo bwo mu mubiri. Imbaraga z'Imana zishobora kurobanura, imbaraga z'Imana zishobora gutandukanya, imbaraga z'Imana zishobora kuyobora umuntu. Haleluya! Zikamuyobora, zikamutandukanyiriza ikibi n'icyiza. Ino nzira twahisemo yo kumenya Imana si inzira y'ubuyobe, si inzira y'umwijima, si inzira idasobanutse, ni inzira nzima, ni inzira isobanutse, ni inzira ifite ubuzima, ni inzira ifite ubwenge, ni inzira ifite ubuhanga. Mu izina rya Yesu ndasaba imbaraga z'Imana zakoreye muri Petero, mu izina rya Yesu, n'imbaraga zakoreye muri Yesu n'uyu munsi ziracyakora. Ese zadukoreramo zite? Ese zazana impinduka zite? Ni ikintu kimwe gusa, nuko wemera kuri umunyabyaha ugahindukira, kugira ngo iminsi yo guhembuka, kugira ngo ibihe byo gukira bize bituruka ku Mwami Imana. Arega uko Kristo kera yarari n'uyu munsi niko ari. Imbaraga yakoreyemo, ubutwari yakoreyemo n'uyu munsi niko bugikora. Ariko ikibazo ni iki?
ikibazo n'ukuntu abantu bizera, ikibazo n'ukuntu abantu babyakira, ikibazo n'ukuntu abantu babyumva. Uyu munsi ikintu cyose umuntu ajya kukijyamo uko yacyanarije, yagicukumbuye, ariko icyo tugomba kwemera ni iki? Nuko hari aho dufite intege nkeya, nuko turi abanyabyaha. Hari icyo tugomba gukora ni iki? Ni ukwizera tugahindukira kugira ngo ibihe byo guhembuka bibone uko biza biturutse ku Mwami Imana. Nta wundi wadutura uno mutwaro, nta wundi wadutabara usibye izo mbaraga z'Imana isumba byose. Ndagira ngo rero nsengera abantu. Hari abantu bakeneye kwakira Umwami n'Umukiza ku buzima bwabo. Hari abantu bavugaga bati twebwe twatakaje ibyiringiro. Hari abantu bavugaga bati twebwe ejo hacu hazaza ntabwo turimo kuhabona. Ariko ndibusengane nawe, Imana iragusubizamo imbaraga, Imana irohereza ijambo ryawe, Imana irohereza ihumure ku mutima wawe. Sinzi izina ryawe, sinzi aho utuye, sinzi ibyo uciyemo, sinzi ibikuremereye, sinzi ibikuriza, sinzi ibikugoye, ariko icyo mfite yewe ni iki? Mfite kwizera yuko aya magambo uvuga atari ayanjye. Mfite kwizera yuko ubutumwa urimo kumva atari ubwanjye, ni ubutumwa Imana yashyize ku mutima wanjye, ni Imana yacishiye muri jyewe kugira ngo ngusange wowe aho uri, ntaramenya izina ryawe, ntaramenya aho utuye, kugira ngo Imana iruhure ubuzima bwawe, kugira ngo Imana ikwambike izindi mbaraga zidasanzwe ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzapfa, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzahera muri ubwo buzima, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uzahora kuri iryo baraza ryitwa ryiza ryo gusabiriza. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro bizima, yuko igiti cyatewe cyakongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro bizima yuko abantu batareba, yuko abantu badashyira umutima, Imana ihari, kuko ibyaremwe byose byashyizweho n'Imana, ibyaremwe byose byaremwe n'Imana, ndetse twebweho dufite umwihariko udasanzwe yuko turiho kubera umugambi mwiza kandi w'Imana. Ngiye kugusengera kugira ngo wihane ibyaha byawe, ngiye kugusengera niba mara kwihana ibyaha byawe, ndasenga isengesho gihumuriza umutima wawe, sengera ibibazo byawe, ziko hari Imana iri bukore ku buzima bwawe. Wowe ukeneye ko dusengana rero, sura muri ano magambo yo kwihana, uvuga uti Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe riransinze, ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye no gukiranirwa, andukura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none mpindutse ku mwana wawe iteka n'iteka, mu izina rya Yesu, amen. Reka musengere ufite ibibazo, kamusengere ufite umutima wawe wumva hari intambara zihari, kugira ngo Imana ikore ku buzima bwawe. Ndi gusengera n'abarwayi, ndi gusengera n'abafite ibibazo bitandukanye. Data, mu izina rya Yesu, ndasengera abantu bawe bari mu bihe bitandukanye no mu buzima butandukanye. Abantu bararushye, bararemerewe, bamwe bararyama ntibasinzire, abandi baragenda mu muhanda bakuvuga ko batari butahe, abandi bafite intambara zitari zimwe mu mitima. Mu izina rya Yesu ndasenya ibyo bihome, ndasenya ibyo bikuta, ndakubita hasi umwuka wo kwiheba, ndakubita hasi umwuka wo gucika intege, ndakubita hasi umwuka w'ubupfu, urwaye indwara zananiranye, urwaye kanseri, urwaye diyabete, urwaye indwara abaganga bananiwe, ndakwaturaho ubuzima. Aho uraho kwa muganga, abaganga bananiwe, abanyabwenge bananiwe, ariko Yesu urakora. Mu izina rya Yesu, za mbaraga zakorewe muri Petero, za mbaraga zagendanye na Yesu, nizo zirimo gukora nonaha. Bohora abantu bari mwanya, bakure ku kidendezi cy'amarira, bakure mu kidendezi cyo gutakaza ibyiringiro. Mu izina rya Yesu, shira ihumure mu mitima y'abantu bawe, abari bo kurira babona urupfu n'agahinda, ndabasubizamo ibyiringiro. Imbaraga zawe zizura, imbaraga zawe zikora ibitangaza, nizizure mu izina rya Yesu, nizihembure, nizikize. Reba abantu buhamya, reba abantu bashimwe. Mana, kubw'imbaraga z'ijambo ryawe, ndakwizeye Yesu ukoze ibitangaza, ndakwizeye ko wowe ubwoko bwawe, ndakwizeye ko hari abantu uremeye buhamya n'amashimwe, ndakwizeye ko Mwami hari abantu bagiye kuvugana natwe kubw'imirimo myiza ukora ubugingo bwawe. Sabirize kubyumvise kandi bikoze, bicishe mu izina risuma amazina yose rya Yesu Kristo, Umwana w'Imana nzima. Twese tuvuge ngo amen. Duhamanye nani kuri iryo jambo, kandi tutakora kugenda ukore, turizera Imana ikora ibitangaza mu izina rya Yesu. Tuzakomeza kuganira muri iki kiganiro, dukeneye kumva inama zanyu, dukeneye kubona ibitekerezo byanyu, dukeneye kumva dufatanya muri uru rugendo, ariko ukeneye kugira icyo wambaza, icyo wavugana nanjye, wahamagara kuri nomero ya telefone 07786339. Ndasubira muri mwe 07826339. Urambura kuri WhatsApp, urahamagara kugira ngo dukomeze kubakana ubwami bw'Imana. Naho utaha,
shalom shalom. Hembuka Voice TV.